hari umugabo wowe ufite abana bane urumva anabareze barakura bamajeje gukura basaba baza gutwara abana bagenda bajonjora umwe afata uwamutwara undi afata uwamutwara undi afata uwamutwara undi afata uwamutwara birangira wa mugabo asigaye nta mwana afite mugabo nawe atari ko buriya nyiri magorwa mugabo nawe atari buriya ariko ni mu muryango niyo ndwara turwaye niko twimereye ntabwo waza ngo dushyira mu mwana utari uwacu kuko aba yisa akazi kandi akazuba kamwishe mubure kumuha rifuti amuhaye rifuti kumuha rifuti abatesha ikibazo umukobwa hashize iminsi ati waneye inda muganga ati ko se wa mugabo wowe barakubeshyera inda ahubwo karahaguruka tinjya karahaguruka ati genda akora buri joro ariko niba agahaguruka ni amahuri amahoro y'Imana umunezero urukundo ikindi umunsi mwiza n'igeno ry'Imana ryiza ribabeho amahoro y'Imana imigisha umwami ituruka ku mwami wacu Yesu Kristo twizereramo twese se cyangwa abizera Yesu Kristo n'abizera Muhammad intumwa y'Imana. Hari n'abatabizera bose. Hari n'abizera ryangombe ry'ababinga. Hariho se. Hari nyine. Ubwo ni rutanga rw'amaboko. Oya. Ninde se wundi? Hari n'abizera. Abarangi ariko ngo buriya bizera Imana. Abarangi se byanga bikunda ntayo bizera. Abarangi bafite indi Mana. Abarangi guhera saa 9 z'urukerera kugera saa 12 bari gukoma akagoma. Nawe karagagoma rakiki. Nuko ndabasuhuje cyane aho muherereye hose mu nce zose z'igihugu. Kanegeke biravuna wa mugabo we biragora. Tubashimira. Namaze kubona yuko burya kuzajya dusuhuza abantu ngo tuvuge ngo abari hano abari hano ura muri rusange bose ni abantu kandi wenda wabatandukanya kuba utari mu gihugu n'abari hanze yacu. Abari mu gihugu n'abari hanze. Turasuhuza abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu. Nzanye imigani. Ni imigenurano. Nihe migani? Uvuga imigani ndabanza negureho. Mukingure. Hari umugabo wowe ufite abana bane urumva anabareze barakura bamajeje gukura basaba baza gutwara abana bagenda bajonjora umwe afata uwamutwara undi afata uwamutwara undi afata uwamutwara undi afata uwamutwara birangira wa mugabo asigaye nta mwana afite. Yarabyaye amaze kubyara umugabo yashatse umugore urumva yararunguye nyine yarunguye umugore ararungura umugore. Umwana wa mbere aravuka, uwa kabiri aravuka, uwa gatatu aravuka, uwa kane aravuka. Ngo abana bakure base babo baza kubatwara. Base wabo ubwo nabari bafite ba papa wabo banyabo se base babo bana. Iyo nkuru se ngo yabayeho bagiye no gupimisha DNA basanga abo bana koko naba bari kubatwara. Ababajyanye bari ba nyirabo. Iyo ni inkuru y'umugabo imwe. Nzanye imigani ivuga ngo abagabo bararya imbwa zikishyura. Gera nkaza n'uvuga ngo aho umugabo aguye ugirenzaho twatsi wikomereza. Mwongera nkaza n'undi uvuga ngo ibyago bigwira abagabo abagore bigaramiye.
ndabyumva. hano mfite inkuru Inkuru yatangaje. y'umugabo. Inkuru yatangaje. Umugabo yagiye ahura n'ibyago, ariko ibyo byago bikamuzanira ibisubizo, ariko ibyo bisubizo nabyo bikagaruka ari ibibazo. Ubuzima bwamubereye ikigeragezo n'iki se? Mu buzima bwe yahuye n'ibibazo, urumva? Ibyo bibazo bikazana hakaza ibisubizo byabyo, ariko ubwo uri kubyumva? Ibyo bisubizo nabyo bikaza ari ibibazo, bikongera bikamuhindukirana. Muri make ntigeze atuza. Ubuzima bwe bwari bugoye nakubura, ariko bwari yarapfuye se ariho turamukomeje. uravuga njye ndihanganisha umugabo wanjye, uyu mugabo, kuko ibintu yahuye nabyo ni ibyago by'abagabo. ariko wabimenye umugabo agira atya, arabivutse nk'abandi bana, arakoze, arakora abandi bose nk'abandi bose, ashaka iterambere, arubatse, ashatse umugore, barabyaye, gira umuryango, barabyaye, bamare kubyara babyara ahungu na kobwa, babyara abana, barakurikizanya abo bane binkurikirane, uduhungu 2 n'udukobwa 2. yari yamuhaye neza. Noneho abantu bakajya baza kubasura bati, ariko abana basa na se, ise aribyara. Abantu baje kureba nyine ati ko wibyaye, babwira umugabo nawe atari ko buriya nyine magoro, umugabo nawe atari buriya, ariko ni mu muryango, niyo ndwara turwaye, niko twimereye. ntabwo waza ngo dushyire mu mwana utari uwacu, kuko aba yisa. Nuko abantu bose bakaza batari ko se ukoresha irihe banga ngo utere wongere ugaruke? Bigenda bite? Ati banga ntabwo murizi, ati banga ni ugutuza. iryo niryo banga yakoresheje. Hashira iminsi rero, iminsi iragenda iricuma, umugabo aguza agatwikiriye. Umugabo yarakoze, yahereye hasi, shatse umugore, arabyaye, arengejeho n'akamodoka. Aho kamodoka rero niko kazanye ikibazo, cyaje ari igisubizo cyo kugera n'amaguru, ariko kibyara ikindi kibazo. Komeza. Biracyateye urujijo. Abakobwa b'ikigarura bazi, ufite imodoka, niyenda bari ingorofani, wenda iba ari yayindi igenda ivuga ngo icyo kintu bamaze kucyubaka, ariko pfa kuba ukingura, wagera hirya ukongera ukamukingurira, akavamo agakubita agasatsi ngo hari ukuntu batwirera, birenza agasatsi ngo niyo waba utaguye akawufata gutya akawutayo neza, akawuzana neza, akongera akawujugunya. Biriya ni mimaro ki? Nuko ngo bigire, umugabo barakaguza agatwikiriye, aragenda, ako sikaba igisubizo cyo kugera n'amaguru, ibintu biciye, aragiye, hashira iminsi, aca ku cyapa, abona karemo, ariko ntarari yari agafitiye. Abyaye kane, hano yari umugabo abyaye kane, akunda umugore, yarakuze, ariho. Nuko inkuru niyabayeho, muri uyu murwa wa Kigali. Nuko burya ngo hano ni mu yindi sina, buriya nubona abagabo bari mu kabari bari kumira icupa, ujye umenya ko hari ibibazo byarenze. Nuko ababonye uwo mukobwa, amuhara ifuti cyo kumufasha. Umugabo ntabwo wanyura ku mwana w'umunyarwanda ngo umwana w'umunyarwandakazi kandi akazuba kamwishe mubure kumuhara ifuti. Amuhaye ifuti, kumuhara ifuti abateje ikibazo. Umukobwa hashize iminsi ati wanteye inda. Umukobwa nta n'ikintu bagize bakora,
ni ya ndwara se ni ikihe kibazo se? Umukobwa ati wanenda kuko umukobwa yari afite inda kandi yaragiye mu parika ahantu hari abandi bantu babibonye ko yayivuyemo, baravuga ati buriya yagiye agakubitira mu modoka arangije agatwita se uwo mwanya. hashize nyine abantu babibonye asohotsemo. hari hashize iminsi n'amezi abiri. Burya wanteye inda nuko umugabo ati se ngenda gute? Iryo si ikibazo kindi, iryo si ikibazo kindi. Igisubizo cyacyo rero umugabo arabihakanya ati oya, umugabo ati oya, umugabo ati ntago bibaho, ati naguhaye rifuti be. Ntabwo ngena nindi nigeze nanagukorera ku kabero. Si wari wicaye? Si wari wicaye hirya nanjye nicaye hino. Ibyo bintu ntabyo nzi. Umugabo ati ariko se narihaye. Ariko narihaye ubundi ugira nkandi. Tujye gupimisha iyo nda. Ndemera nyishyure. Ndemera nyishyure. Turebe ko iyi nda ari iyanjye. Umwanzuro muzima cyane. Baragiye. Ngo bagere kwa muganga. Nabiza hano babipimira hano Kacyiru. Ndahari. Ngo bagereyo barinjiye babakirana ubwuzu, arabize mu Rwanda rwose serivisi ni 100%. Niyo mpamvu ejo bundi umusaza wacu yarahiye. Haciyeho iminsi arahiye cyane. Nuko babakiranye yombi ngo bapime inda, basanga se ya wa mugabo. Urabona ukuntu wagize amafaranga yanyura yansubiza. Ese umugabo we ibyo yararimo byari ukuri. Ikibazo kiba kiratemutse. Kindi atari ikimwaro. Ariko giteza ikindi kibazo. Kuko umugabo nawe baramupimye basanga ntabwo abyara. Ni icyago. Uwanyuma yari ari gusoza primaire mu bana be 4. Twebwe iwacu ntago. Niko gatwikwa. Niko tubyara ntiwatuvanga mu ndi. Turibyara. Muganga ati umugabo ko se wa mugabo wowe barakubeshyera inda ahubwo karahaguruka. Tinja karahaguruka. Ati genda akora buri joro. Ariko niba gahaguruka ni amahuri. Tishawura nabi. Utera amahuri. Abana banje si wowe byaje iki? Wowe byaje. Uri ingurube. Ko bigaragara yuko muzabateye nta nimwe yigeze ifata. Izo bateye se ubwo ziranagenda ko zipfira mu nzira. Ndabyumva umugabo ntabwo yigeze abyumva. Umugabo ntiyabyumva. Ntabwo yabyemeye kuko yanaje gupimisha inda. Abaragiye bafashe babana 4 bose. Arabazana ati muze mbereke. Amafaranga ndacyari nayo. Amafaranga ndayafite ariko nikiza akagahinda. Agezeyo bose arapimisha. Asanga nta numwe we. Turagukomeje aho uri. N'undi uri muri ubwo buzima kuko ubu ngubu sinzi ukuntu nagiye kumwe agafanta ejo bundi ahantu nsanga aricaye aharaho byamucanze akajya afata ikiganza akabafashe konyagi kumunwa. Hari abantu babaye. Mbwira hari abantu babaye. Uramugani ni wari wo. Abagabo bararya imbwa zikishyura. Aho umugabo yaguye ujye yuzaho utwatsi. Urenzaho utwatsi ikomereza. Hari undi n'uwo. Undi ni yari 3. Abagabo barabona. Ariko reka mubwire. Abagabo barabona ariko byo. Ariko reka mubwire. Nagahinda gakomeye cyane. Ako nkuru wayumvisha. Ndakubwiza ukuri yuko na n'ubu biragoye kubyiyumvisha yuko nyine ari ikintu gishobora kuba cyarabaye.
ikibazo cyazanaga igisubizo, ariko icyo gisubizo kikaza ari ikibazo giteza ikindi kibazo. noneho icyamubayeho bwa nyuma banza aricyo ni icyarangije ubuzima bwe, gusa yongeye kwiyakira. Ese abwira umugore ati nyine hamagara baze babajyane, buri wese aza atwara umwana we. umwe aparika vayo, umwana we, undi vayo, undi vayo. umwana we. gusa uwo mugabo akwiye ubutabera. Ubutabera buhe? yararize yararize nyine yagombaga kurera. agombaga kurera se yari sinashakanye n'umugore ati tuzabana mu bibi no mu byiza. ariko kankubaza ikibazo, ubu nawe icyo kintu kikubayeho, abo bagabo wenda niba aribo babyaranye n'uwo mugore wiwe bafite amafaranga bagomba kujya kwishyura iki? ntose abana babo ntabwo barezwe ahantu babaga se bahabwa? Nese abana barasaga fa kuba buri muntu yarashaka afata. ahubwo umugabo hari ukuntu bavuga ngo umuntu yakuririje inda. Numva abantu bakuru bavuga ngo umuntu yakuririje inda. nka gute? hari ukuntu inda bayitera ikinjira, noneho wageza wagira ukaburi nko kuyikuririza, kwisasira umwana. Hakoze umuntu w'umugore we vipi? Si umugore niba yaramenye ikibazo cy'umugabo hakiri kare kandi yari akagikemura byose, nta n'ikintu amubwiye abana bane. Nese abana nibazaga basa na se. ese ubundi ibyo bishoboka gute? njye ntabwo ndi kubyumva. ni gute? tuvugisha ukuri, ni gute abana b'abatari abawe bose abana bane warangiza ukavuga ngo abana murasa? uwo mugore se aba ari mushiki wawe? uwo mugore se warakuririje utoromone twakunywa ugenda ugira tugenda tugira twinjira, noneho tugahindura abana. umugabo yamenye ibanga. icyo ni ikintu gikomeye mu buzima bwe kinarenze. tekereza ku bana, ubwo abo bana byanga bikunda bari bakuze. rega ikibazo si icy'umugabo gusa, ni n'abana. uzi kukumvisha ko umuntu atari papa wawe wari ukuze nuko ngo umugabo babigendemo. n'abana hari abayihurikiramo kuko kumva ko umuntu atari so. igihe mwaravutse undi akiyongeraho undi akikubitaho ati burya uyu mugabo si yari papa wanyu, none ugasanga n'abana bagasanga base babo baratandukanye. wanciriye imigani 3 ariko hari uwo nshaka gucira uwo mugabo. burya ngo uko umugabo aguye siko mabyameneka. ubuzima ntiburangiye, ni amapombo. uracyafite ubuzima bwo kubaho, byakongera bigacamo, ariko nyine gucamo kubyara byo bikagira Imana. nyine urumva uko injuringa ari injuringa, ariko kuko izo ni Imana. ni Imana. hari abantu katabyuka kutabatekerezaho. hari umusaza nabwiye, ariko muze nibura naracyabishobora. ibiki mwana wa ibintu byagurya naracyabishobora muze. Mwiki ni ibintu byagurya umusaza arangije ngo mwana wa ngo umukecuru w'iwanjye niyo mbonye yihindukije ngo natekereza ko nta n'akanota nakora agahinda karaje. birababaje bana bari ubuzima bubi. tubashimire, ni ukuri turashimira abo badukurikiye. dushimira abagabo beza n'abagabo babi. oya dushimira abagabo bose muri rusange, abagore, urubyiruko, abantu bari mu gihugu n'abantu bari hanze y'igihugu. tubashishikariza gukora subscription. uri ukoze subscribe mu kirundi bavuga ngo ukore kuri ako kantu gatukura mugabo. bakita gute? akantu gatukura sabone. sabone harya ni igifaransa. sabone ni ikinyesipanyol. ijambo ryavuye kwa era. turabashimiye cyane. shimire n'abantu bose buriya bajya bagira gutya bagatera amakomenti cyane.
uraba ari abantu uri umuntu wateye bakatubwira uri umuntu wateye comment yaba yakurikiranye ni wa nyawe yes ubona ko yitaye ku bintu ariko wenda n'abandi babyitaho ariko umuntu wa comment buri abafite uruhare rukomeye cyane hari ubuza akareba akagenda nta kibazo ariko none warengejeho comment kanda na like ugaragaza ko icyo kintu wagikunze niba wagikunze comment hari na ka kantu kagutya oya karakosaga hano niyo wabyanga uzajya ubyibona uva ugenda yiva ariko mukange kwanga nuko nta mibare baho ntabwo byaguca intege nuko nta mibare yakibaho naho warira oya uriye ugomba guhindura ni nacyo tuba dusaba abantu ngo badukorere comment utubwire uko ubibona ko wabibonye like niba wabikunze subscribe yo ni share kugira ngo bigere ku mpera z'isi ku bandi bantu urayo ubireba wenyine niwe nyine ubimenye niwe wishima gusa ariko sangiza abandi ibyishimo one love